Imana ishimwe kubw'uyu mwanya twongeye kubona kugira ngo tuganire ku ijambo ryayo. Dushimye Imana rero, muri kumwe na Pasiteri Karekezi, turi kumwe na madamu hano nawe yabibwira. Twongeye kubona uyu mwanya rero kugira ngo tuganire kandi tubagezeho ijambo ry'Imana. Uyu munsi ndashaka ko tuganira ku ijambo ry'Imana byerekeranye n'inama y'agakiza. Turavuga ku nama yateranye kugira ngo dukizwe. Imana ishimwe. Inama y'agakiza yabereye mu ijuru kugira ngo mbe nkijijwe, habaye inama. Yesu ashimwe. Kugira ngo nawe ubukijijwe nuko habaye inama. Imana itugire neza. Imana yateranyije inama yayo kugira ngo dukizwe. Reka dusome ijambo ry'Imana hariya mu Byahishuwe ibice byaho 5, uhere ku murongo wa mbere umanukeho gatoya, ariko ubanza usenge Imana. Mana tumushimiye ijambo ryawe tugiye kumva, umugaragu wenda musenge ugiye kubivuga nkaho ari we, Mwuka Wera mubonekaho cyane, kandi nsenge imitima ibyumva kugira ngo igire aho irikura n'aho rigeza, byabasha mu izina rya Yesu. Amen. Dusomere ayo magambo. Mbonana iyicaye kuri ya igitabo mu kuboko kw'iburyo cyanditswe imbere n'inyuma, kandi gifatanishijwe ibimenyetso birindwi by'ubushishi. Mbona marayika ukomeye abaririza n'ijwi rirenga ati, ninde ukwiriye kubumbura kiriya gitabo no kumena ibimenyetso gifatanije? Ihagira uwo mu ijuru cyangwa uwo mu isi cyangwa uw'ikuzimu ubasha kubumbura icyo gitabo cyangwa kukimenya. Nuko ndizwa cyane nuko hatabonetse ukwiriye kubumbura icyo gitabo habe no kukireba. Umwe muri ba bakuru arambwira ati, wirira, dore intare yo mu muryango wa Yuda n'igiti cya Dawidi aranishije, kugira ngo abumbure igitabo amenye ibimenyetso birindwi bigifatanije. Imana ishimwe. Reka tube turekeye aho ngaho. Ndashaka kuvuga inama y'agakiza yateranye mu gihugu cyo mu ijuru kugira ngo dukizwe. Imana ishimwe. Ntabwo twakijijwe kubw'ibintu bisanzwe. Hari inama yateranye turakizwa. Imana ishimwe. Yohana yari arimo ahorwa ubutumwa bwiza ku kirwa cya Patimo, nuko agiye kubona yaravuze ngo uwo munsi yari ari mu mwuka. Yesu ashimwe. Nubwo hariho ibibazo, nubwo hariho intambara, ariko byamujyanye mu mwuka. Ntabwo rero ingorane n'intambara bigomba kuba byamujyanye mu mwuka. Imana ishimwe. Abona hari marayika uje aramubwira ibyo agomba kwandikira amatorero yose yo muri Aziya, arakomeza no hakurya haya. Aravuga ngo wandikira itorero, rero yandikira amatorero, niho yandikiye Efeso, yandikira Simuruna, yandikira Pergamo, yandikira Tuatira, yandikira Sarudi, yandikira Philadelphia na Laodikia, ariyo tuba turimo muri kino gihe cya none. Ayo matorero n'ibyo yayandikiraga, ariko haratubwiye ati noneho yabonanye yicaye kuri ya ntebe. Imana ishimwe. Ayibonana igitabo mu kuboko kwayo kw'iburyo. Hari ukuntu ubundi Imana iteye, aho yica ukuboko kw'iburyo hano, ariko ni naho umwana wayo aba, ari we Kristo. Hano aba bizima 4, bakuru 24 bakazenguruka abamarayika byose. Yarabibonye rero Yohana. Imana ishimwe. Abona uko yicara, abona uko bya bizima bijya biyikubita imbere bivuga ngo uruwera amasaha 24 kuri 24. Abona ibintu byinshi, ariko icyo nshaka kuvuga inama y'agakiza, sinshaka gutindaho cyane. Uko ibizima n'abakuru bikubita imbere y'intebe y'Imana, uko bajya baramya Uwiteka, uko amatabaza arindwa ameze, ibyo sinshaka kubyinjiramo cyane. Uko bivuga ngo uruwera, ibyo byose uko byabumburaga, uko ibizima bifite amaso imbere n'inyuma, amababa 6 amaso imbere n'inyuma. Ibyo byari ibintu Yohana yabonaga, akabona ni ibintu biteye ubwoba aho intebe y'Imana iri. Yesu ashimwe. Agiye kubona, abonana yicaye kuri ya ntebe igitabo mu kuboko kwayo kw'iburyo. Amena.
ariko ngo irimo irabaririza muri bya bizima n'abakuru 24 n'abamarayika ngo ndetse n'abo mu isi n'abari mwese ninde ushobora kubumbura kino gitabo ngo amene n'ibimenyetso bigifatanyishije yakoma kubizima ibizima biti no, abakuru 24 bati no, abamarayika bati no, abo mwisi bati cyo kintu ntitwabishobora. Ndashaka kuvuga ni ibiki byari muri kino gitabo. Kwari umubabaro w'igorogota, Imana ishimwe. Kwari ukuzababazwa igorogota, Imana ishimwe. Abantu bose barabyitegereza, abakuru abamarayika ibizima abakuru byose biti ntabwo twashobora kubumbura kira gitabo, ntabwo twamena bira bimenyetso bigifatanyishije. Yohani ku kirwa Patimo ngo ndizwa cyane nuko habuze n'umwe. Ariko aha twakwibaza se Yohana ubundi wowe kuki utemeye? Bivuga ngo na Yohani nawe yagize ubwoba bwa kira gitabo kuko nabo mwisi barabajijwe, kandi twibukiranye ko yari ari ku kirwa cya Patimo. Nawe ntiyateye agatoki ngo nakibumbura. Byari bikomeye. Iki gitabo ni ikimibabaro y'igorogota yose, inzira yose y'umusaraba, Imana ishimwe. Yohani aravuga ati isi n'ijuru hose habuze n'umwe. Ariko ngo baba kuru twavuganaga baba marayika bari bamusatse ku kirwa Patimo baramubwira ngo witinya Yohana. Amena. Intare yo mu muryango wa Yuda, tuzavuga ku ntare ubutaha, igishyitsi cya Dawudi aranesheje kandi yireherejeho aya mahanga yose, Imana ishimwe. Ngo mbona umwana w'intama watambwe afata cya gitabo ngo arakibumbura yishyiraho imibabaro yose, Imana ishimwe. Oh haleluya. Nta wundi rero, iyi ni inama yateranye kugira ngo dukizwe, Imana ishimwe. Inama y'agakiza iri mu byashubu bice 5. Niyo tubona mbona ni yicaye kuri ya ntebe igitabo irabaririza habura n'umwe, ariko Kristo, Imana ishimwe. Oh haleluya. Intare yo mu muryango wa Yuda, amena. Igishyitsi cya Dawudi aranesheje, araza ngo afata cya gitabo arakibumbura, bose barumirwa, ibizima n'abakuru bikubita hasi bararamya ngo icyubahiro n'icy'Uwiteka Imana yacu n'icy'umwana w'intama watambwe. Oh guhimbazwa n'uko ibihe byose ibizima byikubita hasi biraramya, bikubita ya mababa bikomeza hirya no hino, biratangira biracana ya matara yabyo. Kristo afata cya gitabo arakibumbura, Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo iki ngo ntiyarebye ko gusa n'Imana data ari iby'igiciro ngo abigundire, ahubwo yemeye kwisiga ububusa bw'umubiri arakubitwa arashinyagurirwa ku bw'ibyaha byacu. Igitabo cya Zefaniya kiravuga ngo bamubonye agarutse mu gihugu cyo mu ijuru, baravuga ngo se ngo izi nguma n'izi nkovu ibi ngo wabikomerekeye he? Ngo arabasubiza ngo nabikomerekeye mu nzu y'inshuti zanjye. Twakijijwe ku bw'inama yari yateranye mu gihugu cyo mu ijuru, ntabwo twakijijwe ku bintu bisanzwe. Aka gakiza Imana yateranyije inama kugira ngo tukagereho. Turashima rero umusaraba kandi turashima yamba nziza, ariko cyane cyane turashima Kristo wemeye kwirehereza amahanga yose tugakizwa. Iyi niyo nama y'agakiza yateranye ku bwawe. Ndagira ngo rero kubw'uyu mwanya uhagacira agakiza wahawe, ntukagumye kugakinisha, kuko Imana yateranye abana bo mu isi bateranye inama kuguha akazi, ugahita ubiha agaciro, ukajya uvuga ngo aka kazi nagahawe na barunaka bateranye, baswe ijuru noneho riba ryateranye. Inama y'agakiza yateranye ku bwawe, hagacira agakiza wahawe. Imana ibagirire neza. Imana rero igumye kubaba hafi, twagira ngo tubasangize ku nama y'agakiza yabaye kugira ngo dukizwe. Imana itugirire neza. Uwiteka ufasha abantu bose bashoboye kumva ubutumwa bwiza, kandi buri wese ugezwe mu matwi ye n'iri jambo rigira icyo rivugurura ku gakiza kiwe, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Imana ibagirire neza mu izina rya Yesu. Amen.